ni amahoro ha? Hello? Hello. Muraho neza mama? Muraho mwenye ma? Turashima Imana. Nuko niba muri amahoro Imana ishimwe, natwe turi amahoro turashima Imana. Gusa nagira ngo mugezeho amakuru y'umwana ko ubuzima bwe bumeze, tuba tugomba kuyasangira ayo makuru. Yego. Ariko rwose ni amahoro, umwana ameze neza, hanywa amata. Byiza cyane. Yarayakunze amata, arayanywa agahaga. Rwose n'igikuriro kirimo kuza, arakura neza. Yego, ndizera ko ntacyo rwose yababurana, kuko ikintu cyose ukenera ugomba kukimbaza nkagikemura neza, ariko umwana agakora neza. Oya, ndahakubereye, humura wihangayika. Gusa nyine ni ukumuba uruhande, nawe urabyumva, ntabwo natarabukira. Bisaba kuba uruhande rwe, ariko nyine ku mwana mutoya se niko biba bigomba kumera. Rwose ibyo mba ngomba kubikora nk'inshingano zanjye. Umukozi se ntabigenza neza, hari ikibazo mufitanye umukozi ntabitaho se? Wishinyagura. Uheruka inzira mu gihe kugira ngo umukozi turacyari kumwe. Nikada byagenze bite? Ngukanye uruhinja. Ambaza amakuru ya mama w'uruhinja. Mubwira ikibazo yagize, ndamusobanurira, mubwira ko yagiye kuvurirwa muri Afurika y'Epfo. Yahise mu gitondo azingutwa aransezera. Ese ubundi njyenyine muri ubu rugo n'agahinja kacu, sinorohewe, nawe urabyumva. Yewe tata we mama, ndabyumva ntabwo worohewe, ariko rwose ugomba ihangana uwo mwana umwiteho nk'uko witaye kuri mama we. Namuguhaye nizeye ko ugomba kumwitaho kandi ntacyo nkushinja. Ni ukuri uzakora ibishoboka byose, icyo uzakenera uzakimbaze rwose, uzangaye ntagukemura icyo ari cyo cyose, sibyo? Ego mwenye Imana, nta kibazo rwose, nanjye ndakwizeye kandi ndi umubyeyi. Umwana ngomba kumwitaho uko bishoboka rwose, nawe ukangeragereza nyine ukamfasha nkabona uko mbona uwundi mukozi usimbura uriya, kugira ngo tubashe kumwitaho neza. Haba hari indi mirimo ikenewe gukorwa, ntabwo namuba uruhande ngo mbone uko ndya, ngo nyine urumva nawe ari ukurya, ari ukumesa n'ibindi, kujya guhaha. Yego, ndagomba umukozi, ubwo nawe ni ukubijyamo ukamunshakira, urabyumva? Ndakora uko nshoboye ngushakira undi mukozi, ariko mu gihe ntaramubona ube rwose wihanganye, ukomeze umwiteho rwose. Ndakwizeye nk'uko witaye kuri mama we, nizeye ko n'uwo mwana uzamwitaho ntagire icyaba. Oya rwose ndahari, nawe komeza ugerageze ako kabazo gakemuke k'umukozi. Ndabona wa muganga rero wita kuri iyo nsa yampamagaye, nkupira mwitabe. Yasi neza abaye iki? Biraba ibyuya. Kungufu ntago ari ibintu bya saye, ntago ari ibintu by'imikino. Zira ndaporo umukina ntago ari ko soboye nyine ndaporo hano. Kungufu ni kungufu, uje muri kungufu ugiye muri kungufu. Urumva? Nabyumvise. Ngiye kubanza nkweho amabwiriza aho gatuye. Turumvikana? Uruhushya uzi ukuntu turwita? Akaraka. Turwita oso. Ngumuzi ukuntu bayita? Akasha. Kick. Agawa. Ngume ebyiri ni double kick. None size ngiye kubanza nk'ikizama kugira ngo nze kumenya aho mera nkwigisha. Ibizame byo n'ubundi zapokiza naho bobo wabo. Uramutse ugiye uri mugenda nyine, ugahura n'umuntu akakwataka, ubona bwangu ni iki kintu wakwitabaza kugira ngo umuneshe? Ese nirukanka nkamwihorera. Ngo jewe se none wose umukanda no kunyigisha se ufite. Oyambwira wakora iki?
njyewe nakwirukanka nirukanka. wayibonye tekinike Se uhita witabaza ikiri hafi aho. ikihe se kiri hafi aho? ibyo nkora ntabwo bireba uhita uzamura iki umukandara ubaye iyi ngiyi ni utawufite mukaco 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 icya kabiri raka ibintu byo kurwana rwose nushaka tuza kubyihorera. nakubwiye ngo kungufu ni iki kungufu ni iki kungufu ni kungufu nta bintu by'imikino ugomba gukurikiza amabwiriza muhaye cya kabiri uramutse ugiye ahantu kwiga kugira ngo batakumva ni iki wakora njyewe nagiye nazimije telefone se nkikomereza ubundi kugira ngo batampamagara bakayumva. hakuze uko nawe usetsa nazimya telefone ngezeyo. wowe matare uguze ikintu wakora we kurwana rwose ikintu wakora uhita ubigenza uti uhita utambuka gakeya hari ikintu njye wumva ntacyo ndi kumva. aha uba ugomba gutambuka nk'umuntu uje kwiba nk'umujura fresh sana none mise mbimenya tayari wabimenye nabimenye icyanyuma njyewe ugiye kukwigisha ndende suri kocha sari ikindi suri kocha wowe koca njye hano turi mu mupira njye banye ese muri mwishaka bavuga metere subiramo ngo ngwiki avuga metere wabyumvishe bavuga metere oso none mise mbimenya utangira saa ubu ngubu ureba kugira ngo ngere kuri uyu mukandara uzi ibintu mba narakoze uzi amaduka nyinshi si mu isoko wagiye kugura uzi utaramenesheje inkonje ibyo wabigeraho ugomba kuba iki kuba uri karo iyo se ntabwo bawugura uyu nguyu bawugurira he aya webeshye aho ngaho barawugura ahangaha handitse wahera mu masoko y'iwanyu iyi ngiyi ibayo aha ko se nkubwiye yuko mu rugo hari isoko sawa haguruka noneho nze ntangire nkwigisha ubwo nabonye aho muhera hako nawe rwose imikubitano yawe niyo nawe aha nkubita kwigisha no gukubita itegure mu guhagarara kibadashi ntabwo bireba tugiye gutangira tutangire noneho igipfunsi mubireba urajya uhita utera gutya se kick ese ubwo ugeze aho ntabwo utirimuka kick sirera nose si ibyo ndimo nakubwiye ngo kick ndagukosora twaje dukomeze twagiye Ivan twagiye ntabwo urajya ujyana ugarure usubize double kick jana double kick ibipfunsi bibiri si iki gicucu ibipfunsi bibiri double kick sha ahangaha ko mbona uri muri ibi ngibi ahangaha uri gutera inzu igishango ese si ibyo ndimo ndakora twagiye noneho subiramo twagiye noneho urebe ko mpita nkurusha noneho tayari ngaho tugiye gicucu muvandi kore ko yica twamwereka ku bwa nyuma twagiye hagaragure igipfunsi double kick televiziyo yanjye we umva gapapa noneho ndamwica gapapa anyuze gapapa wowe uri mu gihanga aho ukora yewe boss njyewe nyine nari ndimo nambika uno mukandara ino myeyo ngo niba yambika umukandara gapapa anyuze gapapa anyuze he boss none araduhitana ni mama y'Imana iciyemo hano mfasha yifate uraho neza shiri meze neza wagezeyo se urugendo rwagenze rute turi hafi gushyika senti karamenye inyuma unteze amatwi ndimo ndakumva neza nagiraga ngo nkusabe imbabazi pe umbabarire naguciye inyuma mbyarana n'umukozi wo mu rugo
rwose mbabarire ndakumbwira amafuti yawe nagira ngo mbabarire chérie umva mbwire ndakwiyamye wintera stress nibereye mu rugendo oya mbabarira rwose ndakwinginze uca inkoni izamba arankubye usimana yagasani kuko mbaye wande ubuse urugo rwanjye rwo nzongera kurugiramo nte na musaza wa Yansone yari hariya noneho ndutashyemo narara mpfuye imodoka yanjye se apo n'ubundi ntacyo yari imariye siyo kwirirwa nkoreramo amafuti gusa ngo ndimo ndatanga iminyenga ariko nzaya ngenda n'igare kuko amaherezo ndabona ari ugufunga mpura nabo mbakata igare ndijugunye naho imodoka ntabwo nabona ahantu mbacikira purake zanjye barazizi ngiye guhera ubu ngiye kujya ngenda n'igare mana yanjye ndabyibutse Yansoneye musohokana nararwishigishiye reka ndusome ngiye kurusoma pe magorwa y'abagabo karibu se burya nawe merane mwenyema iyo mudu urimo noneho ni bwoko ki hano iki muvyeyi komera muraho neza muraho icara uruhuke byagenze bite se reka wa muvyeyi merane ibyanjye nanduka ibyanjye umva ndi mu muriro waka kabisa umuriro waka cyane ubyumve niba hari umuntu uri mu bibazo njyewe Mwenyimari ibyanjye ntabwo nzi aho biri kwerekera Mwenyimari ninde wakugabyeho igitero ngire gutya nimugoroba umugore wanjye dushwane senti ubu twashwanye ushwane na senti twashwanye ibyanjye byose yabimenye yagiye tumaze ibyawe na Yansoneye se ibyanjye na Yansoneye yabimenye Yesu byose uko biri ku murongo yagiye tumaze gushwana ubu yuriye indege yagiye mu kazi yowe nawe umbwira ukuntu ndabyitwaramo noneho mva ko wigenje ngo ujye inama inama ari bundangire turazibandwa tuzerekeza he Mwenyimari nizera ariko kutamubwiye ko nagufashije mu mugambi wawe atari njye mujyanama wawe kandi uretse kuba ngufasha kurera umwana Mwenyimari amakosa yo ntabwo tuyahuriyeho ibyo byose we nari kuzanamo se ntabwo nakuzanamo mwanya yakoze cyane rwose ibyanjye njyenyine ndacyagufasha kurera umwana ariko nubwo ibyo bibaye hagarara kigabo wowe ntabwo nakuzanamo se ubundi hari ibyanjye uzi uretse ibyuriya mwana ahubwo gira izindi nama ngira naho ubundi ibindi ndumva ari amatakirangoye gusa ibyanjye byo birarangiye humura ngiye nzakomeza ngufashe ku mwana naho ibindi byo hagarara kigabo cyakoza nyine uze kugerageza winginge Cynthia wenda yaza kukubabarira uce bugufi rwose umusabe imbabazi mwinginga yabyumva Cynthia buri uramuzi buriya yafashe imyanzuro aba yayifashe se Cynthia cyakoza nanjye nzareba niba namuhamagara nkamubaza ukuntu abyumva wenda yakubabarira gusa ikibazo nyine cyo kurera umwana ntikiguhangayikishe nzakomeza mukurerere narabyemeye nkunga yo ndayemera ntari bimera gusa ndaza kumuhamagara musabe imbabazi nk'uko bimbwiye ariko sinzi niba ari bubikunde ndaza kumuhamagara kuri telefone sinzi niba anarayifata wowe rero ikintu kikuzanye ndakizi ni ibya ya konti ya wa mwana nyine uzi ko wari wambwiye ko wabirangije kandi ntabwo nkeneye kugumya kukubwira ngo hereza kuri mobile money waramaze gufunguza konti y'umwana muri byo narabisoje aho gakira ubundi gende ndumva ntari muri mode yo kuganira akira ikintu cyose uzakira amafaranga rwose nawe wurireho ntugire ikibazo nta kibazo na kimwe uzagira cyakoze rwose urambabaje Mwenyimari urugo rwawe rwabaga rurimo amahoro n'umutekano mwishimye mumeze neza mujya muri siporo
bashwanye na Cynthia ariko Cynthia ashobora kubyumva n'umwana mwiza sinzi sinzi merane sinzi komera humurerega bizashira niba unasenga usengere mwenyimari cyane yewe gusenga ko ndasenga mwenyima ariko gerageza nyine wihangane reka nanjye mbike aka gatabo nzajya nkomeza ufasha umwana nzajya nkubwira n'iby'umwana uko bimeze nzajya nkubaza uko Cynthia arimo kugenda yururuka ariko ugerageza umwurure umenye uko bikurikirana rwose we kwisenyera urugo ku byawe nayanso nebura byararangiye ko rusenya aho nararusenye nararushumitse neza yewe ihangane reka nkoreke ndabona utorohewe ushyira ubwenge ku gihe umenye uko ukurikirana ibyo bintu byawe urugo rwawe rugarure amahoro n'umutekano nibyo bya mbere kandi rwose ndagusengera buriya byakunda merane genda gerageze ndabona ndashaka no guhaguruka ngo mperekeze ariko nsigara nitekerezaho komera tekerezaho rwose bibaho si ikibazo cya wenyine abantu se ko ariko tubayeho muri iyi si kandi ntabwo wahora unezerewe mwenyema humura rwose ibyo uyu mubabaro w'uyu munsi birarangira ibyanjye birakabije merane birakabije komera